twongeye kubaha ikaze bakunzi butundi Sport TV aho muherereye hose, turizera ko mumerewe neza, abari mu kazi mugira akazi keza, abari mu kiruhuko namwe mukomeze mugire ibihe byiza, abari mu byishimo nanone turababwira tuti felicitation, ariko abari mu byago nanone mukomeze kwihangana, niko bigenda mu buzima. Uyu munsi rero iki kiganiro cyacu turaza gukora ikiganiro special Rayon Sport, kubera ko niho harimo amakuru menshi cyane ari kugenda avugwa bitewe n'ibaruwa ubuyobozi bwa Rayon Sport, komite ngenzuzi ya Rayon Sport yandikiye inama y'ubutegetsi y'umuryango w'ikipe na komite nyobozi yawo. Ibyo rero tukaba ari byo tugiye kurebera hamwe, kuko yanditse ivuga iti isaba ko haterana inama y'inteko rusange bitarenze uku kwezi, igamije kwigira hamwe ingamba zo gukemura ibibazo biri mu miyoborere n'imari mu rwego rwo kwirinda gushyira umuryango mu kaga. Muri iyi barwa kandi bongeye bavuga ko mu bugenzuzi bwakozwe hagati y'itariki 5 na 7 Kamena 2025 yasanze harimo ibibazo bikomeye. Yavuze ko bikenewe guhabwa umurongo byihuse kugira ngo hirindwe amakosa y'imicungire n'imari n'abakozi ndetse n'imikoranire hagati y'abagize inzego. Iyi baruwa isoza ivuga ko hatumizwa inama y'inteko rusange bitarenze muri Kanama n'uku kwezi kugira ngo igezweho raporo y'ubugenzuzi inafata ibyemezo byatuma imicungire irushaho kuba myiza, hirindwa ibibazo byashyira umuryango mu kaga. Urumva rero iyo bari uko yagiye ibivuga ndetse n'icyo yari igamije kugenda igeraho. Rero nk'uko mubimenyereye muri Rayon Sport, ni ikipe y'abafana, ni ikipe y'abantu benshi bagiye batandukanye. Rero kuba iri ikipe y'abantu benshi bagiye batandukanye, ni byiza ko komite nk'izi ziba zishinzwe kugenzura imari ndetse n'imikoranire yagira itya ikaba yatumiza iyo nama, ariko nta cyarenze, nta kintu kidasanzwe cyabayeho mu by'ukuri, kuko n'ubundi iyo nama umva ko yari iteganijwe, n'ubundi ibiteganijwe mbere y'uko shampiyona irangira. Rero urumva ko nta cyacitse, nta byacitse nk'uko bamwe bari kubivuga bati yemwe urasanga muri Rayon Sport hari imikoranire itari myiza, abayobozi batumva abandi. Ibyo byose icyiza kiri kuri Rayon Sport ni uko nta muntu n'umwe uri muri Rayon Sport utari umukunzi wayo, utari umuntu wihebeye iyo ekipe. Icyiza rero ni uko bose bagenda bifuza ko ekipe yabo yagenda itera imbere. Tukiri aho turamenyesha ko nk'ubwo ubuyobozi hariho bodi, hakabaho n'ubuyobozi bukuriye imikino ariyo Perezida Tade akuriye, hakaba n'ubundi ubuyobozi bwa komite bukuriwe na Muvunyi. Ugasanga rero aho ngaho byanze bikunze urumva ko ibitekerezo ahantu hari abantu benshi, ibitekerezo biba bigiye bitandukanye cyangwa se bifite ukuntu byuzuzanya bitewe n'igihari. Rero kuba iyo nama yatumizwa ku bwanjye ndumva nta byacitse irimo, ahubwo byaba byiza kugira ngo bakomeze kugenda barebera hamwe uburyo bakubaka ekipe yabo, dore ko muri iki kiganiro turi gukomeze tugenda tubabwira ibintu biteganijwe gukorwa, kuko ikipe ya Rayon Sport murazi neza ko izasohoka muri marushanwa ya Confederations Cup. Urumva ko igomba kugira ibyo itunganya mbere, kuko amatariki rimwe arayigendana, igihe kirimo kiragenda. Urumva rero ko igomba gukemura ibyo bibazo byose mbere y'uko igihe kiyirengana. Icyo nababwira ni uko mu bintu Rayon Sport iteganya kuba yagenda ikora, urumva harimo iyi nama yatumijwe, hakazaho ikindi nanone cyo kwiga uburyo bagomba kohereza liste y'abatoza ndetse na staff technique byose byuzuye by'ikipe, kuko nibyo kafu igenda ibanza gushaka. iryo
ibanga ry'ibyishimo umunezero kumenya amakuru. ye nk'uko rero nari ndimo mbibabwira ni ukubera ko hari ibintu Rayon Sport yakagombye kurenga. Rayon Sport nk'abakunzi bayo, abayobozi bayo ndetse n'abo bose barimo ibyo bazi bagomba gushyira imbere cyangwa se bagomba gushyiramo imbaraga, si ugukomeza gusa kugenda kuri ibyo bitekerezo bigiye bitandukanye cyangwa se ibindi ibibazo bya hato na hato, ahubwo icyo bagomba kwihutira ni ukubanza gushaka uburyo ikipe yabo yakuzuza ibisabwa muri kafu kugira ngo izabashe kugenda isohokera igihugu kandi ikabasha no kubanza gutunganya neza ibyisabwa kugira ngo izagende yitwara neza. Rero mu byo twababwira yakagombye kuba iri kwihutira ubu magingo aya, yewe se no kuvuga ngo yakagombye kuba iri kwihutira, ahubwo ubu ngubu biri kwigwa cyane kandi biri kugenda bikorwaho. Ni ukuvuga ngo nk'uko bisanzwe igomba byibuze gusinyisha umutoza wungirije nawe ufite lisansi A nk'uko kafu iri kugenda ibisaba. Urumva kandi uwo mutoza kugeza amagingo aya ntawe ikipe ya Rayon Sport ifite, ni ukuvuga ko iri kugenda imushakisha. Hanyuma rero tukiri kuri icyo cy'umutoza tukabamenyesha ko Lotfi we yari yatanze n'umutoza yifuza ko yazaba aje amwungirije. Rero nibyo bari kureba ko icyo kibazo bagikemura, uwo mutoza bakamusinyisha akaba hari ku buryo bizagera ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 icyo kibazo cyarangiye, kuko nicyo gihe kafu yashyizeho bagomba kuba berekanye abayobozi cyangwa se staff technique y'ikipe ya Rayon Sport ibyangombwa byose byabashije kugerwaho. Hanyuma kafu ikabanza ikabisuzuma ikareba neza nimba ibyo bintu byuzuye, ikareba aho amakipe azakirira, ikareba mbega ko ibijyanye n'ubuyobozi byose byaba bigiye byuzuye. Noneho iyo tariki ikagera, ibyo byose Rayon Sport yarabirangije. Rero ni kubw'ibyo turi kubabwira tuti Rayon Sport ntabwo yorohewe. Rayon Sport irimo iragenda irwana n'igihe, kuko igihe cyo kirimo kiragenda kiyifata cyane ku bijyanye n'ibyo. Hanyuma twababwira rero ku bijyanye n'aya matransferi muri kugenda mwumva, icya mbere ni uko bitazarenga muri aya matariki nanone akurikiraho y'ukwezi kwa karindwi kugeza wenda nko mu matariki 20 hazaba hagomba kuba haratanzwe liste y'abakinnyi ikipe ya Rayon Sport izagenda yifashisha muri iyo mikino nyafurika. Rero urumva ko kugeza amagingo ya Rayon Sport ifite ibintu byinshi byo kwihutisha gukora, cyane cyane ko nk'ibi by'inama baba bagiye batumizaho yakagombye kuza nayo bigakemurirwa rimwe, ndetse bakagenda basinyisha abakinnyi n'umutoza wungirije byihuse kugira ngo iyo ekipe ibashe kwiyubaka ndetse ibashe no kwemererwa kuzakina iyo mikino. Ikindi nanone mwamenya ku ikipe ya Rayon Sport ni ukubera ko Rayon Sport ntabwo ibi bihe yoroheye na gato, kuko iri ibintu byinshi cyane igomba gukora. Reka duhere kuri icyo cyambere cy'inama yatumijwe, igomba kubanza gushyira ku murongo ibijyanye n'imiyoborere, ibijyanye n'amafaranga, ibijyanye n'ibyo iyi nama nyine nk'uko twatangiye tubabwira ibikubiye muri iyo baruwa bisabwa. Yarangiza gukora ibyo noneho igahita yihutira kuri ibi bya kabiri nababwiye ko igomba kuba yujuje ibyangombwa bisabwa bya komite tekinike. Ubwo ni ukuvuga umutoza, umwungiriza ndetse n'abandi bose, hazamo n'abandi batoza bagiye batandukanye muri section zitandukanye z'ikipe. Noneho rero icyo gihe igomba kuba ibyujuje, yarangiza kubyuzuza ikabona kohereza ibyo bintu. Igomba nanone gusinyisha abakinnyi bitazarenga mu matariki 20 y'ukwezi gutaha. Urumva muri make nta gihe kinini kirimo, nta gihe kigize ku kwezi kirimo, nta kwezi kurimo.
kugira ngo iyi ekipe ibe yarangije gukosora ibyo bintu byose kandi yabishyize ku murongo. Niyo mpamvu rero muri transferi mubona hazamo n'akandi kantu kari kugenda kayigonga ikavuga iti ese mu gihe ndi gusinyisha umukinnyi twarangiza twakora tesite medikale tugasanga uwo mukinnyi nanone harimo ikibazo, afite ikibazo cy'uburwayi, twaramuhaye amafaranga kandi mu by'ukuri n'ikipe ya Rayon Sport ifite ibibazo bya mikoro, ngira ngo ari nabyo bikomeza kugenda biteza ino saga ahanini biturutse kuri ayo mikoro. Nanone ugasanga icyo kintu ni ikintu bari kugenda bitondera cyane, ariko nanone ugasanga nta gihe bafite cyo gukomeza gutakaza umwanya ndetse no kuguma mu bintu nk'ibi ngibi. Rero jyewe ku bwanjye ahubwo iyi nama batinze kuba bayisaba kugira ngo ibi bintu bibe byagenda bijya ku murongo, ndetse n'ikipe ya Rayon Sport muri rusange ibashe kubona umwanya n'igihe gihagije cyo kuba yagenda itegura neza, haba abo bakinnyi ishaka kugura, yemwe haba no kuzuza staff tekinike yayo. Rero urumva ko nta kanya ifite na gato ko gutakaza, nta kanya ifite ko kugenda ikora ibintu bigura intege. Birumvikana ko muri uku kwezi rwose turajya gukomeza gusoza uku kwezi twamaze kumenya abakinnyi benshi yagiye isinyisha, kubera ko ifite amatariki ntarengwa yo kuba yagaragaza abo bakinnyi, ikaba yabatanga bakajya muri CAF. Siyo yonyine kuko no ku ruhande rwa APR nuko bimeze, kuko nayo izasohokera igihugu. Urumva rero ko ni amakipe ari gukomeza guhatana n'ibyo bibazo byo kugenda yihutisha. Ariko nababwiye ko muri iki kiganiro ari special kuri Rayon Sport, turaganira kuri Rayon Sport gusa, ntabwo uyu munsi turi buze kuba twagenda dutandukira kuri iyi kipe. Rero reka nze turebe n'ibindi twareba kuri iyi ekipe biri kugenda bivugwa. Rero nubwo ibyo byose bihari ibiri kugenda bivugwa mu matransferi, hano kapiteni w'ikipe ya Marine FC nawe biri kuvugwa ko yaba yarangije kumvikana, ndetse n'ibiganiro byarangiye hagati ye n'ikipe ya Rayon Sport. uwo nta wundi yitwa Usabimana Olivier. Rero amakuru atugeraho akaba avuga ko rwose ibiganiro byagenze neza, igisigaje gusa ari ugushyira umukono ku masezerano yagiranye n'ikipe ya Rayon Sport. Usibye ko tubona ko muri iyi minsi Rayon Sport itari guhita yihutira kubasinyisha kubera bya bibazo twahoze tugenda tuvuga haruguru. Ikindi mwamenya nuko uyu mukinnyi we arifuza ko Rayon Sport ahita imuha amafaranga yose yuzuye nta gice, kuko ntabwo ashaka gufata amafaranga y'igice. Ikindi rero twagarukaho nuko twababwira ko nkuko twabivuze mu kanya ko Rayon Sport iri gutinya guhita itanga amafaranga yose kandi test medicale zitarakorwa, kugira ngo ibashe kureba nimba koko iguze umukinnyi udafite ibibazo by'uburwayi cyangwa se imvune, kugira ngo irebe ko itakongera kugwa muri maka nk'iyo yaguyemo igihe gishize, ubwo yaguraga abakinnyi gasanga bamwe muri bo rwose bafite uburwayi bukomeye. Rero ikaba ariyo mpamvu ubona nk'uyu mukinnyi Usabimana Olivier ari gutinda gusinya, kuko Rayon Sport ntabwo yahita ipfa guhita irekura amafaranga yose yuzuye nk'uko twagiye tubibabwira. Undi kandi nawe ku ruhande rwe akaba avuga ati igihe rwose amafaranga yo mugame guzuye nta kundi byagenda. Nkuko rero mwakomeje kugenda mubyumva, murumva ko muri Rayon Sport havugwamo ibintu byinshi, ariko nako abantu bafite inshingano zigiye zitandukanye, buri wese ari kugerageza kugenda yuzuza ize ku ruhande rwe. Hanyuma ikindi mwamenya rero nuko muri Rayon Sport urwo runtu rugenda ruvugwamo hagati y'ubuyobozi narwo rugomba kugenda rushakirwa igisubizo, kugira ngo iyi ekipe mu by'ukuri nk'uko bari abakunzi bayo bagenda bashaka iterambere ryayo.
kuko nk'uko Uwasiri yakomeje kugenda abivuga ati ni one team one dream, ni ikipe imwe inzozi zimwe. Ni ukuvuga ngo iyo kipe rero igomba kuba ari ikipe ihuriza hamwe ndetse ari ikipe ishakira itahiriza umugozi umwe kugira ngo irebe ko yakomeza kujya igenda yitwara neza. Ikindi kintu twavuga tukiri aho ngaho ni uko shampiyona zagiye zigenda, iyi kipe ya Rayon Sport yagiye ibona amasomo, igenda ikuramo amasomo menshi mu bijyanye n'imyubakire yayo ndetse n'imikorere yayo. Nk'ubu murabona ko hajeho ibintu bya bode, hakajyaho n'ibindi bintu. Rero urumva ko bari gusabwa gukoresha ingufu n'ubwitonzi muri izo mpinduka zose zigenda ziba kugira ngo bazakomeze kugenda batera imbere. Rero reka ikiganiro cyacu tugende tugisoreza ahangaha, tubashimira mwe mwese mukomeza kubana natwe. Abakoze subscribe ntabwo dutezuka kubashimira rwose, muri abantu b'ingenzi kuri twe, ariko namwe abatarayikora murakenewe kandi turabashishikariza kuba mwagenda mukora subscribe. Ni inkunga yanyu ikomeye cyane kandi idufasha, mwaba mugenda mudutera mugakora share kandi kugira ngo ibiganiro bijye bigera ku bantu benshi, kandi noneho natwe tugende twungukirwa n'amakuru mugenda mutanga. Ngayo nguko rero murakoze, naho ubutaha namenye ibanga mbabwira, narindi n'utundi Sport TV.